Ese nawe wemera ko hazaza hawe hagenwa n'ahahise hawe? Benshi batekereza ko uko wabayeho ejo hahise aribyo bigena uko uzaba ejo hazaza. Ese wowe ubyemera ute? Ni kenshi tubwirwa amagambo nk'aya: nta wava mu bukene ngo agire ubukire, iyo utize nta kizima wategereza, cyangwa ngo ibyabaye ahahise byose bigaragaza ko ejo hazaza hazamera kimwe. Ariko si ibi ni ukuri. Reba ukuri kw'iyi si. Hari abantu batagira icyo bafite, bakomoka mu miryango ikennye, bakarwana n'inzara ariko bagakora cyane, bakihangana, bagafata ibyemezo bikomeye kandi bagahindura ubuzima bwabo. Reba icyitegererezo cyiza ku bagabo nka Amban, reba Adan, Elon Musk, Steve Jobs. Bose baturutse kure, bamwe bize nabi, abandi birukanwe mu mashuri, ariko bahinduye amateka yabo kugeza ubu ngubu aribo bavugwa mu isi. Ahazaza hawe si igisubizo cy'ahahise hawe. Ahazaza hawe ni igisubizo cy'imbaraga n'ubwenge ushyira mu byo ukora uyu munsi. Ntabwo dushobora gutegura ahazaza nk'uko abantu benshi babyibwira, kuko ahazaza hazaterwa n'uko wifata uyu munsi wa none. Ibintu byinshi twumva, ibyo dusoma, ubuhanzi cyangwa se ubuvuzi ndetse n'ibitekerezo ntibishobora guhindura ejo hazaza hacu ngo habe heza, nubwo ahubwo byaba umuyobozi udufasha kuhagera. Ahazaza hategurwa n'ibikorwa byacu, imyumvire yacu n'uburyo duhangana n'ibibazo by'uyu munsi. Wowe urategura iki uyu munsi kugira ngo ejo hazaza hawe habe heza? Utekereza ko hazaza hawe hazaba uko uhatekereza, uko uhumva mu mutwe, cyangwa se uzaharanira ko ejo hazaza hawe hazaba uko ubishaka? Ni ikiganiro Ihurizo.